duca urubanza zadufashe ahantu twagiye gusenga turi abakozi b'Imana kujyanwa ku kazi kugira ngo Imana yatubwiye ngo ngiye kubereka ko nimungiranuze uzaca imanza zitaraba itujyana ahantu mu kudufunga n'ubu bamwe buzura umwuka bagira ibyo batangira gusobanurira abayobozi b'ababiri kumuka ibyaha byabo bari bazi muri make reka wenda ntusheho cyakoze bakivuga gutyo uwacu avuga gutyo ikirime yakiri komanda ati atiye gutekera komeye koko ati nta mugabo wakishobora no niba Imana iri kubona amahanga Amerika ari nka gatonyanga ikabona Uburayi ari agatonyanga we uri umuntu urumva uri iki urumva washika no kuvamo akaguru k'urushishi uri umusore ngo uri igayi uri generali uri major urumva wavamo n'akaguru k'urushishi mu maso y'Imana niba Imana ibona amahanga ari umuzimu we wa mukobwa ugenda uzunguza amabuno urumva uri iki oroha uri umusore ngo wateruye ibyuma ufite ibizigira ntacyo uri cyo habe no gushyika wawe n'akavumbi uri ubusa orohera Imana oroha niba amahanga yabona nk'ivumbi rifashe ku minzani ntacyo ripima mu maso y'Imana yera yaremye ijuru n'isi urumva uri iki kuri iyi si mwanyumva nabi nitwa Riziki Chantal byararaje muraho yemwe kwirirwa ubeshya ngo mpanurira abantu ngo ubuhanuzi bwanjye bwawe ushoboye guhanura wibuke ko ba Pawulo banyuraga ku bicucu by'abantu bibuke ko imishwara bayikoze ikiganza cyabo cyakora ku mishwara bakoza ku ndwara zananiranye abantu bagakira ariko Pawulo akarenga akaba mu ndungara weho usenga n'umubu ntugende uri iki urohanca bugufi icyubahiro n'ikima uri generali usimburanya abagore nk'imyenda koko uyibagije impfu Imana yagusimbukije ubundi usa urusasu rukugezeho rwagutinya rwatinya amanyenyeri ufite yemwe bapasite mwiyibagije ukuntu Imana yabahamagaye bamwe muri ababoye abandi muri abayaya abandi muri abazamu abandi muri abatindi bakwabarirwa muhinga imishike ya rubanda ni ukuri mutazi no kwambara inkweto cyane none mumaze gukubitamo amakositime yo inda zaraje mwibagiwe umuremyi musubiye ku bisindi mutangiye no gusambanira hera h'Imana benshi bamwe mwabyaye abana mu gasozi ku buryo abagore banyu batabizi muribagiwe ngo mbibutse imipanga imihoro mbibutse ubuhiri burimo imisumari mbibutse abo mwagiye mubona bahamba bagacukura bakabahamba ari bazima none muribagiwe ko Imana ikomeye kandi iteye ubwoba Imana irambwira ngo nibutse abanyarwanda bari mu mahanga bayituye gusambana muri kuyihemba gutingana mwayituye kwiba abagore b'abandi abandi mutwara abagabo b'abandi harya aho muri kure cyane mugira ngo i Burayi ni kure urataye umugore n'abana aho wicaye i Burayi nakubwiye ko Imana amahanga iri kuyafata nk'aho ari zero ubusa ku busa none mwibagiwe umuremyi wayo ku buryo mugeze uribuka Imana igukiza urupfu abandi bose bashize mwibagiwe mwihunga mwikoreye ibirago mwibagiwe Uwiteka Banyarwanda nibwirira abo hafi mwibagiwe abantu mugenda muca hejuru y'intumbi imigezi yuzuye intumbi za Nyabarongo za Sebeya iyo migezi hatemba amaraso murabyibagiwe mwituye Imana ibyaha by'urukozasoni kugambanirana abo yahaye kwiga mukajya muca imanza zitarara mukarenganya imfubyi n'abapfakazi abatindi ntibabone kirengera muribagiwe umuremyi wanyu wo kwizerwa harya mu masasu rukomeye bikomeye nuwe mupfumu wateye inzuzi abantu bari guhunga ninde wabwiye ryangombe ati ntabara imipanga yacyaye ninde wiyambaje Nyabingi yemwe bapfumu namwe bakonikoni mwibagiwe Imana ko ari igihe cyageze mugakenera ubutabazi bw'ijuru muribagiwe none mutuye
bakunze ibigirwamana baririmbye mwibagirwa benshi mwaje gutora mu makorari mumeze bamwe ntabwo Imana yabahaye agakiza muri n'abarwayi ari abasazi indwara mwarivuje byaranze Imana irabafatira bakarabya none murihembye gusambana mwame mwarisamaye iwabo bibaha ubucuruzi muhinduka abantu bakomeye iburiza indege bamwe ibasubiza mu mashuri muriga ibashyira mu mabiro yari ibiringiyemo guca imanza zitabera yari ibiringiyemo kuzarengera imfubyi yari ibiringiye kurya mwaraye mu binani ko namwe muzatabara abantu bari mu kaga mwubaka amazu amayetaje murubaka ariko umurenge ubaye wose n'abana mwabyaye ntibajya bamenya yuko mukijijwe abakozi mukoresha mu ngo zanyu ntibigeze bababonana zibuze agatotsi ku musaraba babonane Kristo usanga umugabo n'umukozi wo mu rugo wamubayeho ruhaya koko agira ngo uragahene k'izuba kandi waramenye Imana igiye kubereka ko ikomeye yemwe abatuye isi yemwe abanyamadini isezerano rihatse ayandi masezerano aruta yose iby'amazu n'amamodoka n'indege n'inganda n'ubugingo buhoraho ayandi yose ni ibikenyeri niweho Mana y'abasogokuruza bacu abatubanjirije kera Aburahamu na Isaka na Yakobo ni wowe Mana iteye ubwoba ni ukuri mu byaremwe byose ni weho Mana yonyine iba mu ijuru ibigirwamana byose biba hano ku isi ni weho Mana y'imbaraga nyinshi mfasha wawe ndagushimye ko wemeye ko nongera kugaruka kuri uyu murongo uwera wa Isiraheli uhimbazwe none rero data mwiza ndakwinginze njyewe riziki wambaye kubora no gupfa ndakwinginze kugira ngo data ibyo washimye ko mbivuga biciye muri aka kanwa kanjye nemerera ngo agasambu kandagireho kugira ngo ugire icyo ubwira abatuye isi abanyumva bose mwami Imana iri jambo rigiraho ribakura kandi rigere naho ribageza urakoze uwo meje ni Satani wuje imyuka mibi igose ikirere unyemerere ubwami bw'Imana urushaho kuruhuka hano mu isi abagiye kumvira ijambo rigira icyo rihindura mu mitima yabo urakoze kubyumvishije urokora ubugingo bwa benshi kugira ngo kuri wa musa atazaba gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu Kristo amen. muraho yewe Riziki Chantal nongeye ndagarutse mu gihe kinini nari maze ntaboneka kuri uyu murongo kwa Riziki Chantal TV Imana nayigiriyeho umugisha yemera ko nongera kuza ngo tuganire ijambo ry'Imana abanyumva mwese abatuye isi aba hano iwacu mu Rwanda Afurika Burayi za Amerika na Aziya mwese ndabasuhuje muraho yemwe muraho murakoze cyane ibyo rero ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana ubundi tubivugeho icyo umwuka ashima kubwira abatuye isi mu ijambo riboneka muri Yesaya ibice 40 umurongo wa 12 hari umutwe w'amagambo avuga ngo uburyo Imana ikomeye uburyo Imana ikomeye ku murongo wa 12 avuga ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi akageresha ijuru intambwe z'intoki ze akabona indengo yajya mu bukungu wo ku isi agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura kumugira inama ninde wigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera akamwigisha ubwenge akamuha uburyo bwo kwitegereza dore amahanga ameze
nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswe. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa, ndetse hanyuma y'ubusa. Amen. Ijambo riratubwiye uko amagambo uburyo Imana ikomeye. Ntabwo bavuze ngo uburyo generali akomeye nubwo ari umusirikare mu rwego rwa gisirikare, oya, nta nubwo bavuze ngo uburyo perezida uwo ari we wese uri ku isi uburyo akomeye. Ntawe, kuko abo bose bararenga bagapfa. Byumvikane ko nta gukomera kukitwa umwana w'umuntu wabuze icyubahiro, ariko ntabwo akomeye. Hakomeye Imana itagisaza wipfa. Nabonye ejo bundi duterwa n'indwara ibicurane, inkorora n'ibicurane, korona. Twese twambara agapfukamunwa, yewe n'abo twita ko bakomeye. Bamwe bagenda bafite ayo mapeti, nabo batinya inkorora n'ibicurane, bajya kwihisha. Byumvikane ko badakomeye, baroroshye. Ariko Imana yera yo mu ijuru niyo ikomeye mu isi y'ababaho. Ntabwo ari uburyo umushumba bishopu, ntabwo ari uburyo papa musenyeri akomeye. No, ni uburyo Imana yaremye ijuru n'isi ikomeye. Ibyo tugiye kureba. Ijambo riravuze ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi? Ninde kuri iyi si tujya twumva n'abamaji, abantu b'abamaji babasha kuba bavuga ngo bakoze ibisa n'ibitangaza, ariko hari igitangaza cyakozwe. Imana isatura inyanja mu gihe cya Egiputa, yambutse Abisiraheli ibakura muri Egiputa. Ariko kuki nta mumaji urongera gusatura inyanja byibuze ngo byandikwe mu bitabo? None tureke no kuyashyira ku rushyi. Ariko Imana irabishoboye, ni nk'umusa. Kuko iyi si yose ni nk'akabuye, navuga ni nk'agasenyi yabifashe mu kiganza. Njya numva bagendera ku dutaro, ariko ntawe uragerageza kuyoza byibuze ikiyaga ku rushyi rwiwe. Uretse n'urushyi se, aya mazi mu ducupa tuno dutoya tugura two kunywa hano iwacu i Rwanda, Kaniri wayageresha ku rushyi rwawe agakwirwaho. Ubwo se urumva utari uwa feke, urumva ukomeye. Havuze ngo ninde washobora kugeresha intambwe z'intoki ze ijuru? Kandi uretse n'ijuru, abenshi amazu mubamo nta n'ubwo uzi umuzenguruko w'intambwe z'intoki zawe. Ariko Imana ndetse ijuru riruta isi, izi ntambwe z'intoki zayo. Nuko ahangaha ndi kukubwira uburyo Imana ikomeye, we kuyitiranya, we kuyivuga uyimenyereye, kuko ari Imana iteye ubwoba. Abantu batangiye kwiyita mugenzi wabo, n'abashinga amadini bayivuga uko biboneye. Akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi. Ni uruhe ruganda ruboneka ku isi yose rwakora indengo yajyamo umukungu wo ku isi? Cyangwa se iyi misozi y'ibirunga bikabonekamo indengo washyiramo umukungu? Kuko twita ko ku isi hari abanyabwenge, ariko hari ibyo batarashobora, hari n'ibyo batapfa kwimajina gukora. Nta ndengo zihari, ariko Imana ibishatse no guhumeka. Umukungu wo ku isi, hakavuga ngo n'udusozi akatugeraho. Nta munzani babaho, nta n'uwo ndumva bazi ko hashyiraho umusozi bamenya igipimo cyawo. Ariko Imana ahantu hose ihafitiye igipimo, ihafitiye imibare. Byitwa ngo niba uri n'umunyabwenge oroha, Imana niyo ikomeye. Haba mu bwenge, mu buhanga, muri tekinike, we kubeshya abantu ngo wari
isi hari ibintu utazi ko bishoboka ariko Imana yibizi nk'ibishoboka. Ngo ni dusozi akadushyira ku minzani ngo ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka. aha niho nshaka hambere turi mu bihaba bihaye gukosora Imana. Abenshi ninde wigeze waba warigeze kugenzura akawugenzura akamenya imikorere yawo akawuhugura n'umugira inama. Ninde waba waragenzuye umwuka w'Imana akanawuhugura? Sohoye mu gihe byanyu abantu bari gukosora ibidakosorewe bagashaka guhindura ibyategetswe. bari guhugura umwuka w'Uwiteka ugashinga idini hejuru y'indamu hejuru y'inda yawe ugatangira ukavuga ngo ibi ntacyo bitwaye kandi ari ibizira. Ninde wigeze kugenzura umwuka we? Nashaka bari na papa. Ninde wagenzura umwuka w'Imana? Yakoze uwa Satani wawugenzura, uw'abapfumu uragenzurwa, ariko umwuka wera w'Uwiteka ninde wigeze kugenzura ndetse akawuhugura akavuga ati umwuka wera dore turi muri viziyo iterambere ryaraje. Kera wari umuturage wari umuturesi reka nkwigisha ubusirimu. Abagore bajya ku murongo bagaragaza ibibero bambare ubusa ugahugura umwuka w'Uwiteka ukavuga uti rwose ibi ntibikwiriye kuvugirwa mu rusengero abantu bagwa. Ninde wigeze kuwugenzura ukawugura nk'uwugira inama ati si yaruzuye murekeraho kubyara? ubuye kangahe hano iwacu intumbi zishwe n'inzara saba kandi turi benshi bako turi benshi mu mihanda muri gukuraho imirambo ingana iki y'inzara. Ninde wigeze kugenzura? Niba umwuka uvuze ngo iki ni icyaha urakizirura urajya kubizirura ugeze twikomereze. hari ukuntu abantu bahugura umwuka w'Uwiteka. ndagaruka ku banyamadini umuntu agakora ubukwe agasezerana akemeza umugabo cyangwa umugore ko bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. None bamwe mu bigisha ndetse n'abayobozi b'amadini umuntu agakora divorce hano hanze. abe no mu bapfumu sindabona umuntu bagiye kudivorsayo, sindabona urusengero rwakozwemo divorce. abantu baheruka basezerana baharanira, ariko sindabona umuntu bagiye kudivorsa ahera n'Imana. sindabibona. none kuba benshi umugabo wa mbere ngo usanga uyaguye yaba muzima cyangwa arwaye, none ko akunaniye wararayiyongera mu ruhame rw'abantu. ejo ukabura divorshije ukongera ukinjira mu rusengero ahandi bakakubeshya aya mabandi y'abatubuzi ngo ni abapasiteri ngo ni abakongera bakakurahiza bwa kabiri. kandi Yesu ntiyaje, urupfu ntirwaje, urongera usezeranye bwa kabiri ahera h'Imana. buriya divorce zo hanze muri leta ziriya ziroroshye, ahubwo yandahiro warahiriye mu ruhame rw'aba uhagaze ahera mu izina ry'Uwiteka yizakugana ni nayo izakujyana Gihonoma. wibuke ko uzasorerwa n'ubuhanuzi bwa Daniel wavuze ngo abaca mu isezerano ari nta mpamvu, bene abo ibayobesha kubashyeshyera. Imana ijya yemera ko ishyeshyengo yashyekenze umwami Ahabu iramushukashuka kubw'icyaha yari yakoze cyo kunyaga uruzabibu rwa Naboti. mutabona Imana ihana abantu bagakora ibyaha bakiyongeza. umugore akabasha guca inyuma y'umugabo yarangiza akaza akayobera umuntu yegera akamwihererana ngo ari kwandura. Imana ikakwihorera igikure kikagushyeshyenga ugasorerwa n'ijambo ryo muri Zaburi igice cya 50 rivuga ngo urabikora ngakwihorera ukagira ngo rwose mpanye nawe. muri aha hantu kuvuga ngo urabikora ndabwira abantu babasha kwibisha bitwa abanyabwenge. amakaramu mwibisha ikaramu ngo mwarize kandi waramenye Imana warageze mu mazi menshi ukiha kwifatira abantu ukiba mu mpapuro mu
amamashini ukiba, yewe we uri umufundi, uri enjenyeri ugakora imibare ukiba, ibyo warageze mu mazi menshi, warangiza ngo wamenye ubwenge. Ninde wigeze akubwira ko umwuka w'Uwiteka wigeze awuhugura akavuga ati ubuzima burakomeye, kuko sabe ikigiye ubu nidanje, none kora gutya, Imana ni nyembabazi. Ninde wigeze awuhugura akawigisha? Ninde urahugura umwuka w'Imana? N'abagore b'abapantekote muri kudefiriza, ninde wigeze ababwira ngo kera mwari abaturage ubu b'abasirimu? Umwuka wera yasanze kera mwari abaturesi, ubu ni mu b'abasirimu, maze bigatuma mukora ibyo mwishakiye mugashyiraho ibisuko. Uko Imana yabaremye irakuzi, ibindi uri gushyiraho byose wateraho ingohe, uri guhugura umwuka w'Uwiteka. Sinzi ukuntu uri umuhanga muri iyi si, sinzi n'ukuntu uteye, wowe utashobora kumenya ibipimo by'imisozi, ntubashe kubona ingengo yajyamo ubukungu bwo ku isi. Sinzi ukuntu wagerageza noneho guhugura umwuka w'Uwiteka. Bikomereza. Ninde wigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera? Ni nabyo byinshi itorero kera umwuka w'Imana abantu barasengaga banashwana no mu makorari bakegera bagafata ibihe umwuka w'Imana akabereka bari mu manyanga. Twagiye tubona abantu Imana ikiza ikabacira imanza zitabera ndetse ikagaragaza abafite ibyaha ari imanza zakagombye no kubajyana mu nkiko, ariko kuko muri iki gihe umwuka bawushyize ku ruhande n'isengero, amasengero, amatorero menshi hirya no hino, umwuka w'Imana ntugikenewe. Ariyo mpamvu ibyanyu biri kujya ku karubanda bikajya mu manza zo hanze mu nkiko byitwa ngo mwitirirwa Imana. Kubera iki? Mwanze ko umwuka w'Imana ari ubacira imanza zitabera, ngo abagaragarize ukuri. Ariko se byabakundira ko Imana yabeshi yabaye inda, ifaranga ryahindutse ikigirwamana? Icyubahiro cyo mu isi, icyubahiro cy'Imana benshi mwashatse kukiha, uretse ko bitanabakundira. No, ninde washobora guca imanza zitabera? Hari igihe Imana yashimye ko tujya guca urubanza, badufasha ahantu twagiye gusenga, turi abakozi b'Imana, tujyanwa mu karere kugira ngo Imana yatubwiye ngo ngiye kubereka ko nimunkiranukira muzaca imanza zitabera. Bitujyana ahantu mu kudufunga, nuko bamwe buzura umwuka bagira icyo batangira gusobanurira abayobozi bababwira iby'umwuka, ibyaha byabo bari bazi muri make. Reka wenda ndusheho, baratangara ati burya haracyariho abahanuzi. Nihuse bwareke haba inama. Imana ishima kudukoreshamo ibikomeye ntiriwe ndondora, ariko noneho bituma na meya w'akarere aho hantu atangara. Noneho mu bo twari turi kumwe baravuga ati hano hari urubanza rwananiranye rw'umugore n'umugabo, mubazane mubegereza abakozi b'Imana baguca. No, bisora kubintu Imana yari yatubwiye muri iryo joro twaraye dusenga. Noneho twicaye mu ntebe, murabizi abagore bakunze kugira tekinike, aza ari kwiriza, ari kwiririshwa. Uwa mbere muri twaravuga ati madamu ucecetse. Umugore aracecetse, arangije abwira umugabo ati wa mugabo uratuza? Umugabo ati oya. Wa mugore waramutuza? Ati oya. Ati cyambe wewe n'uyu mugabo ntimubyaranye kane? Ati rwose. Umugabo ntiyagutaye mubyaranye kane? Umugore wa kabiri wa mugabo ubu ntabwo umugore wa kabiri ariko umwana w'uruhinja wa kabiri abyaye. Ati aravuga ati umva rero wa mugabo we kera ukiri umusore wigeze gukorera Imana unezeza Imana, uri umusore ikwemerera isezerano ry'ubugingo. Yemwe abatuye isi, yemwe abanyamadini, isezerano rihatse ayandi masezerano aruta yose iby'amazu n'amamodoka n'indege n'inganda, n'ubugingo buhoraho. Ayandi yose ni ibikenyeri. Imana iramubwira ngo rero ntabwo nemeye ko urubanza rwawe
ntiducibwa n'abacamanza bo mu isi, ahubwo dushyize mu maboko y'abakozi banjye ngo abe ari bo bagucira urubanza, kubera ko wanejeje nkakwemerera ubugingo. Nicyo gitumye ngaruka kuri wowe. Imana ibwira umugore, tuva wa mugore we, ntusambana, ntunatukana ngo ushire isoni, atari kugira ibyaha bibiri. Ibyo byaha bibiri nibyo byatumye umugabo amuta, kandi nta n'undi mugabo washobora kubyihanganira. Ari meya ati umugore utiba, ntaroge, ntasambane, ntatukane, ibyaha yakora umugabo ntashobore kubyihanganira. Hari na komanda, cyo hari n'abadepite babiri bahagaze. Ubwo uwacu aravuga tumva, nubwo namwe muri abayobozi ibyo byaha bibiri ntimwabishobora, kandi namwe ndabizi abaneze amatwi mufite amatsiko kumenya ibyo byaha ibyo ari byo. Umugore utiba, ntasambane, ntaroge, ntatukane, ariko ibyo byaha bibiri bikamusenya. Bikaba ari byo mbabwira rero, kandi mbonera no kubwira abagore kugira ngo bamenye ko hari utuntu tubasenyera. Bajya no mu rukiko abacamanza ntibabihe imbaraga, ariko mu maso y'Imana burya nabyo bifite imbaraga. Satani abinyura mu rugo rwawe rugasenya. Icyaha cya mbere aramubwira, tumva wa mugore, icyaha cya mbere uri umunyamwanda. Aramubwira, tujya guhinga, wamara guhinga ugahungura amaguru ugateka, mbese ukajya gushaka ibyo kurya, udukwe amazi, nimugoroba wajya kuryama ugahungura amaguru ukaryama utoze. Umugabo uko ubivuze ati uretse, ati kandi ku cyumweru ukaraba mu maso, ku maboko no ku maguru, warangiza ukajya mu materaniro. Umugabo ati mumbazirize igihe yaba amaze, mu gihe twabyaranye kare, inshuro yaba yariyuhagiye umubiri wose. Mboneyeho kubwira abagore hirya no hino mu byaro, mu biturage, batajya biyuhagira, ngo bakore kwiyuhagira umubiri wose. Uzirikane ko umwanda wagusenyera, wa mugore we. Se ntibiteye isoni kuba icyumba uraramo gitatswe ari indagagurirwa zagitegura, kandi uri umugore ukijijwe w'umukristo? Ibyaba ari ikimwaro. Yemwe ndabwira abo mu byaro, dukunze kwigisha abo mu mujyi gusa, ariko no mu byaro Satani ajya harika. Rimwe na rimwe abagabo bagatoroka ingo zabo bakahungira mu mijyi bahunze imyanda, ugasanga wa mwanda w'umwana wo kumukorera isuku uraruzuza nko mu ibase, upfunda munsi y'igitanda, ugasanga icyumba gifite umubavu uteye ubwoba. Yemwe ugira ngo se uko Imana yanga ibyaha by'imbere siko yanga n'ibyaha by'inyuma? Niba utiyuhagira umubiri wose, ni ukuri nabyo byakurimbuza, byakujyana gihonomo. Cyakoze bakivuga gutyo, uwacu avuza gutyo, ikimenya kiri komanda ati kirakomeye, ati nta mugabo wagishobora. Aravuga ati reka mwereke icyaha cya kabiri cyatumye kigusenyera. Ntawongeye kuvuga ngo yego asa n'upinga, uko bose bahise batega amatwi, turekana ko twumva icya kabiri. Arangije aravuga, tumva wa mugore we, icyaha cya kabiri mu gisambu. Iyo umugabo yahaha inyama, yagura ibiro 10 by'inyama, intongo nyinshi aryaho n'eshatu, umugabo ateshatu, numva zirisi igihe tubaniye, niba yarigeze angaburira byibuze intongo 3 z'inyama. Ari meya ati tewe tikirakaze nacyo, yari komanda tikirakaze. Ubwo noneho yagenda avuga, ariko nubwo bimeze gutyo, icyo Imana yifatanyirije umuntu ntakagitanga. Bwira umugabo ati wa mugabo, nubwo uyu mugore yari akubereye mwiza, uyu mugore nubwo umugore wa kabiri yari akubereye mwiza, ariko Imana yabwiye Aburahamu ngo senda Hagayi, umukobwa, umugore ugifite itoto kandi ushoboye kubyara, asigara na Sara w'ibinganyara ushaje. Kubera iki? Imana yubahiriza isezerano, Imana irazirikana. Ntabwo Imana igendera muri karabaye mwa bagabo mwe, ngo nuko ufite umugore w'igihanda ni ukuri usabwa kwihangana, kandi ugomba gukoresha bwabo ugasenga, Imana ikaguha ubwenge bwo kubaka. Kuko utihangana wese
azabona umwami Imana. Nuko nyiri aho ngaho tubwira umugore ati rero wa mugore we uzongera kuryama utiyuhagiye, naho imvura yaba ari nyinshi hari amahindu yatsindukiye ku muryango ikagaza nimugoroba, wenda mujye mwasa n'igitanda mucanira amazi urara wiyuhagiye, kuko nurara utiyuhagiye uzajya kwatura kwa pasiteri ngo warayasambana. Nanone yongera ati kandi kubera uyu munsi Uwiteka Imana igukuye ku nyama. Rimwe n'abazi yuko amategeko y'Imana ari yayandi 10 gusa, biterwa n'ukuntu mu buzima bwari ikintu kikubata kikakubera nk'ikigirwamana bigatuma Imana ikigukuraho, atari uko biri mu mategeko 10. Si uko kurya inyama ari icyaha, ariko uwo mugore zaramusenye, nawe urumva inyama zimugeza mu karere ziragatsindwa. Mwabagore muvuze ngo Imana imukuye ku nyama, birumvikana bamwe bakwikanga kubera mbere, ariko mwabagore mwavuga ngo inyama zimusenye wazireka umukristo. Nuko Imana iramubwira ngo naho babaga ikimasa umwuka umva akamaro ko guca imanza zitabera k'umwuka, naho umugabo yabaga ikimasa ntiwemerewe kuziryaho cyangwa se no kunywa amazi yazo. Imana igutegetse amasengesho y'imisi, ugenda usenga, nurangiza Imana irakuzigura inyama. Imana ibwira uwo mugabo ngo guhera uyu munsi uzongera gutaha kwa uriya mugore wa kabiri ukararayo nawe uryama ijoro rimwe, uzapfa kandi ntuzamenye icyo uzize, uzahaho kandi n'upfa uzahita urimbuka. Ariko kuko Imana yari yarakwemereye ubugingo, yaruye ubugingo bwawe, guhera uyu munsi ugomba gutahana n'umugore. Ikindi uriya mugore wa kabiri Imana ibwira uwo mugore ngo kubwo kurangara bariya abana babiri nibabazana uramenye ntuzabange, ni wowe wakagombye kuba warababyaye, ariko kuko umwanzi yakwinjiriye ntumenye igihe cyo kugendererwamo, kubw'ibyo nibabazana nta matiza uzatuze kuko byaturutse kwigarukira. Aha ni ku kamaro ko guca imanza zitabera. Ese nuwuhe mucamanza mu rukiko wavumbura k'umwanda wabasha gusenyera umugore? Ese umugabo avuze ati nasenye kubera umwanda, kugira ngo abacamanza babyumvane uburemere, ariko umwuka w'Imana arareba agacengera. Ni nacyo cyishe itorero abashumba kugira ngo bahamagare umwuka kandi bavuga ngo basengera mu mwuka, ahubwo bakitabaza isi, kandi ab'isi hari ibyo batabasha guhishurirwa. Ninde washobora kwigisha umwuka w'Imana guca imanza zitabera? Ngira aha hantu kucyerekeranye no guca imanza zitabera, akamuha uburyo bwo kwitegereza, agahana umwuka w'Imana uburyo bwo kwitegereza. Dufite ikibazo ku itorero ko kera nta rusengero rwacu rwa Pentekote babashaga gutangira iteraniro ngo risoze hatabayemo amayerekwa n'amahishuriro, ariko ubu byararangiye wagira ngo ni imihango nk'iy'abafarisayo, ni uguterana ikigamijwe. Ahanini mu iteraniro ngira ngo uwo mwanya ubuzemo ubanza hari byaba ibibazo, uyoboye iryo torero yahura n'akazi, habayeho kudatura, ngira ngo umupasiteri waba uyoboye iryo torero yahagarikwa. Mbese wagira ngo misiyo ni amafaranga. Bashumba abapasiteri yemwe bavuga ubutumwa, mwibuke ko Yesu yabatumye ku bugingo bw'abantu, ntabwo misiyo ari amafaranga. Impanda ivuze muzamurika amafaranga, muzamurika amaturo mwaturishije mu kiremwa muntu, mubanza mwite ku mukumbi kuko ari cyo Imana yari yarabatumye. Ariko ikibazo abenshi ntacyo mufite cyo kwerekana, kuko abenshi intama zarazimiye ntimuzi naho zazimiriye. Icy'ingenzi mwebwe muragiye amafaranga wo kuragira umukumbi. Kwigarukira mwanyumva nabi, nitwa Riziki Chantal, byararangiye muraho yemwe. Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibiri, Amerika, Afurika, Uburayi, Imana irabibona nk'agatonyanga kari mu kibido, ni ukwirakuza kw'agatonyanga mu maso y'Imana. Afurika yose harimo ibi bihugu byose, ni Imana irayabona nk'agatonyanga kari mu kibiri. Niba Imana iri kubona amahanga, Amerika ari nk'agatonyanga, ikabona Uburayi ari agatonyanga, wewe uri umuntu urumva uri iki? Urumva washyika no kuvamo akaguru k'urushishi? Uri umusore ngo uri igaye, uri generali, uri majoro, urumva wavamo n'akaguru k'urushishi?
amanyanga mu kibindi ngo agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani agereranywa n'umukungugu kuri umukungugu ufashe ku minzani upima ibiro bingana ubwizanye usimbwene da umukungugu ufashe ku minzani ahubwo witonze aho ngaho ukareba iyo unakozeho gutya ku munzani ugahungura ati karatumuka kakagi ubu Imana ishatse yagira gutya ati Amerika ikibagirana ku ikarita y'isi yagira gutya ati Uburayi bukaba buribagiranye yahita Aziya ntitwongere kwibuka ko yigeze no kubaho yabuha rimwe Afurika ntitwongere kwibuka ko yigeze no kugaragara ku mubumbe w'isi niba Imana ibona amahanga ari umukungu we wa mukobwa ugenda uzunguza amabuno urumva uri igiki oroha uri umusore ngo wateruye ibyuma ufite ibizigira ntacyo uri cyo habe no gushyika wawe n'akavumbi uri ubusa orohera Imana oroha niba amahanga iyabona nk'ivumbi rifashe ku minzani ntacyo ripima mu maso y'Imana yera yaremye ijuru n'isi urumva uri igiki kuri iyi si twikomereze ahangaha tuharenge agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane ibi nta mashini ndumva iterura ibirwa ntayo ndumva bakoze yapfa utikirwa igahita iterura igashyira hejuru ikongera ikagisubizamo hariyo mwaba muzira kuko ku isi hari iterambere ryinshi wasanga mwarazivumbuye ariko yo kwiterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane kuko yitwa Imana ireba none ntihaba inkwi zo gucana zihagije Gishwati akamvuga amashyamba nzi hano iwacu Gishwati Nyungwe ayo ni amashyamba azwi cyane cyane nka Nyungwe hagati y'Icyangugu na za Gikongo nta nkwi zihari zo gushyira ku gicaniro ku buryo Imana yakota uwo muriro ikavuga ati rwose uyu muriro izi nkwi ziranyemeje irasusurutse byibuze uwo muriro ukayisusurutsa Ramazone ishyamba rya mbere ku isi nta nkwi zihagije zihari zabasha gushyirwa ku gitambo cy'Uwiteka byumvikana aho ubesha ngo wasenze iminsi ngahe ngo mwagiye muri Isiraheli gusenga njya numva ngo Pramontoni njya numva za Kanyarira ugataha ufite ibikabyo ngo wasenze ireba none nta nkwi zihagije gabanya ibikabyo udusengesho twawe ntacyo twakora imbere y'Imana uretse kugirirwa ubuntu rwa rukundo rwayisagutse ikaba yavuga ngo nakubonye ariko nta nkwi zihari zabasha kuvamo igitambo cy'Imana ngo Imana ibashe kuvuga ngo ubonye umuriro ntazo nuko ahangaha ngo kandi n'inyamaswa zaho ntizabasha kubamo igitambo cyoswa inyamaswa wafata imbogo zose ziri Amazone ntabwo havamo akantu kavuga mu gitambo utuntu twose dukora ni kwa rukundo gusa n'ubuntu si ukuvuga ko uzi gusenga nayo ubu yashatse kugaragaza ko ari umukiranutsi wa cyane Imana iramubaza ngo ifatiro z'isi wabuze aho zishingiye oya wabuze aho ziri ni igifashe ikirere urakizi nuko bene data niba uri n'umukozi w'Imana utazagira ngo hari imirimo ihambaye wakoze na Eliya wishe abahanuzi ba Bayali 400 akabashyira ku kagezi akabakatagura abapfumu n'abakonikoni yaravuze ngo bose bashize ngo asigaye Imana iramubwira ngo roha hari 7,000 ntazwe wewe utarica n'imbeba mu izina ry'Uwiteka ntabwo wajya kuvuga ngo wishe abapfumu bangahe ngo kuri umuhanuzi kuri kubesha ngo mpanurira abantu ubuhanuzi bwanjye ubuhanuzi bwawe ushoboye guhanuza wibuke ko ba Pawulo banyuraga ku bicucu by'abantu bibuke ko imishwara bayikoze ikiganza cyawe
cyakwirakuzwa bakoza ku ndwara zananiranye abantu bagakira. ariko Pawulo akarenga akavuga ngo ndi umugaragu wewe usenga n'umubu ntugende wumva igiki urohaca bugufi icyubahiro n'ikimana mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa. mu maso ye amahanga yose ni zero ubusa ndetse abarwa nk'ubusa. ndahaha nta busa ku busa ni ubusa 0,0 iyi zero ni ukuri. amahanga yose yemwe bantu muri Amerika za n'isa n'ibikabyo Imana ihabara nk'ubusa. abari mu Burayi abari muri Afurika yemwe banyarwanda amahanga yose yabara nk'ubusa. abantu tugira ibikabyo twiyemere aka kanya turibagiwe Imana cyane cyane nibwirira abanyarwanda mwibagiwe Uwiteka mwibagiwe Imana mu mihoro n'imipanga. Imana ije kubereka ko ikomeye. mwibagiwe ubuhiri burimo imisumari ariko Imana yambwiye ngo nibutse abanyarwanda ngo mbibutse imipanga imihoro mbibutse ubuhiri burimo imisumari mbibutse abo mwagiye mubona bahamba bagacukura bakabahamba ari bazima none muribagiwe. mwibagiwe ko Imana ikomeye kandi iteye ubwoba. Imana irambwira ngo nibutse abanyarwanda bari mu mahanga bayituye gusambana muri kuyihemba gutingana mwayituye kwiba abagore b'abandi abandi mutwara abagabo b'abandi. harya aho muri kure cyane kugira ngo i Burayi ni kure warataye umugore n'abana aho wicaye i Burayi. nakubwiye ko Imana amahanga iri kuyafata nk'aho ari zero ubusa ku busa. none mwibagiwe umuremyi wanyu ku buryo mugeze uribuka Imana igukiza urupfu abandi bose bashize. mwibagiwe mwihunga mwikoreye ibirago mwibagiwe Uwiteka. banyarwanda nibwirira abo hafi mwibagiwe abantu mugeze muca hejuru y'intumbi imigezi yuzuye intumbi za Nyabarongo za Sebeya iyo migezi hatemba amaraso murabyibagiwe. mwituye Imana ibyaha by'urukozasoni kugambanirana abo yahaye kwiga mukajya muca imanza zitabera mukarenganya imfubyi n'abapfakazi abatindi ntibaboneke irengera. muribagiwe umuremyi wanyu wo kwizerwa harya mu masasu urukoza bikomeye. n'uwuhe mupfumu wateye inzuzi abantu bari guhunga ninde wabwiye ryangombeka intabara imipanga yacyaye ninde wiyambaje nyabingi. yemwe bapfumu namwe bakonikoni mwibagiwe Imana ko ari igihe cyageze mugakenera ubutabazi bw'ijuru. muribagiwe none mutunze ibigirwamana. Imana mugiye kongera kuyimenya mugiye kongera kumenya umuremyi wacu. yaba basirikare mwibuka benshi bapfiriye ku rugamba si uko mwari muri abahanga mu Rwanda cyane. reka n'Uwiteka wabaye mu ruhande rwanyu. none inyiturano mutuyenze Imana yambwiye ngo mbabwire abatuye isi mu bihugu bitandukanye mbabwire ngo Imana irakomeye kuruta uko mubitekereza. yemwe muri generali usimburanya abagore nk'imyenda koko uyiyibagije impfu Imana yagusimbukije. ubundi si urusasu rukugezeho rwagutinya rwatinya amanyenyeri ufite. yemwe bapasiteri mwiyibagije ukuntu Imana yabahamagaye. bamwe muri ababoye abandi muri abayaya abandi muri abazamu abandi muri abatindi bakubabarirwa muhinga imishike ya rubanda. ni ukuri mutazi no kwambara inkweto isharijwe. none mumaze gukubitamo amakositime inda zaraje mwibagiwe umuremyi musubiye kubisindisha. mutangiye no gusambanira hera h'Imana benshi. bamwe mwabyaye abana mu gasozi ku buryo abagore banyu batabizi. muribagiwe mu gutegeka
reka abakijijwe mu isi bose baza mu itama baburanirije mu ijuru mwibagije ukuntu abenshi mwaje mu itorero mugakiza mu makorali mumeze bamwe ntabwo imana yabahaye agakiza muri n'abarwayi ari abasazi indwara mwarivuje byaraze imana irabafatira bakarabya none mwihembye gusambana mwame mwarisamaye iwabo bibaha ubucuruzi muhinduka abantu bakomeye iburiza indege bamwe ibasubiza mu mashuri muriga ibashyira mu mabiro yari ibiringiyemo guca imanza zitabera yari ibiringiyemo kuzarengera imfubyi yari ibiringiye kurya mwaraye mu binani ko namwe muzatabara abantu bari mu kaga mwubaka amazu amayetaje murubaka ariko umurenge ubaye wose n'abana mwabyaye ntibajya bamenya yuko mukijijwe abakozi mukoresha mu ngo zanyu ntibigeze bababonana byibuze agatotsi ku musaraba babonane Kristo usanga umugabo n'umukozi wo mu rugo wamubayeho ruhaya koko wagira ngo uragahene k'izuba kandi waramenye Imana igiye kubereka ko ikomeje amahanga mwese mugiye gutanga banyarwanda ndongeye ndababwiye ngo Uwiteka Imana aje kubereka ko akomeye reka dusenge abari kumufata nka mugenzi wabo abacuranzi reka data ubutinganyi muracuranga ku byuma urabona mbona amapantaro wagira ngo nta mikandara niba warabuze umukandara ntiwashaka n'umushumi w'umukecuru byibuse ugashyiramo ngombwa ngo urupantaro rugende rumeze ukuntu shaka n'umurero ushyiremo ariko we gusebya Imana kandi ipantaro cyenda kugwa ipantaro nta sentire ariko mwari muzi ko n'uwo mukandara usobanura n'ukuri mu buryo bw'umwuka iyo udafite umukandara nta kuri uba ufite ariko abenshi muteye Imana agahinda Imana muramenye itavaho ibasigaza ikabarinda amakuru ikabarinda impanuka mu mamodoka ikabarinda za ntuga zirimo uramenye Imana itecuza mazi imirimo yo mu isi ajyamani mu maso y'Imana nta aza amamagara ageze mu ijuru yicara kuri ya ntebe y'umuriro Yesu yagoswe n'izima n'abashanza kuri Alpha Omega ndakwingiza irengagize ububi bw'aba bemeye guca bugufi mu mitima abasambanya abakuyemo amata abakoze ibyangwa n'amaso yawe beza ubakure urubanza rw'ibyaha Mana data amaraso y'umwana w'intama ababonekeho nk'ikimenyetso